ndakubwiye ngo igikoma ugende mu kinyweraho ntakenera kumesa akoresha amagonde turakimera natwe hanze twebwe kera ko amasukari yabagaho ko twabinywaga se ntabwo byagenda nibyo mu gihe cyanyu nyine uturusha gukomera agire ka tukabana neza mukobwa ikira ahubwo uzajya ubikora nzajya mbyukira igihe nshakiye ahubwo umva muri make uyu mugabo aramutse zika ngo mukaza kubitorera ubuntu munase ntabwo bararagwe n'imomba mujye kurya ibyo nahinze mu murima uri kumva tuguha amafaranga wumva byashoboka mugende murye ibyo nahinze mu murima n'ibibananira ariko se Deni waya niyo masaha abandi babyukira ndebera ku isaha umbwira igihe aho kigeze najya ngo mbyuke sanga reba nazindutse natetse igikoma nakubuye reba n'imyenda yose nafuze wamaze nisubu ni wari kuzinduka ukamfasha inde wowe ubu wumva uzajya ubyukira igihe ushakiye ukajya muri telefone niko kazi nta kintu ese ubu ko waje unsanga muri urugo waretse tukabana neza baratangira iki gihe ndabihera hehe Allah we kanza ariko mbitangire babikuba vuba ku buryo bitambara heza murakabona icyo kurya n'icyo kunywa utanamacana kuko ntabwo byava kugera igihe ntoreza koza reka nyereke ibanza itumbaye ndabona bitaratumvamo kanca bugufi wicare noneho akanabwo ndakamanika yera ese wa mwana wanjye arihera ubu ntabwo yakabaye agira ikintu afashe ndamubwira nzanira isukari ntacyo ndakora jya ubikora ugezweho koko biramfasha maze noze wamuhamagara nkareba ko namutuma ariko se ntayimwima samwe karame mama samweli we karame mama ariko si ubu wa mwana we kuko nk'iki gihe nta kintu urakora ubu se amazi ari hehe amazi ari ubu urumva yari amazi koko ubu se turatekesha iki n'inyogesha numvaga arimo ariko wajyayo suba iki gihe koko ntabwo turacana imbabura nta kintu turoza ngaho ndebe urabona niba ari ibintu ko kuba waramukiyemo ako shaka kino kintu
Ibibaze cyiza bwa mbere nabanje kugira ngo ni umugati. Nari nkwatatse ngo mbanze numve ngo mbanze ngo numve kabana b'iki gihe mwabaye muti. Jewe ntabwo ibyo bintu nzabyihangana. Niba udahinduye gahunda ufite zo kuzindukira ku muhanda, umenye ko ntazabyihangana. Uri muranyumva neza? Ubu ntabwo waje uzinduka hakiri kare. Nagerwaho sinjye witaho muri no misi, sinjye muto. Wowe urashaje. Nyine ndashaje, ndi mukuru ndabizi, ariko ugomba kunyuba. Mubaho iki? Bagiye kunzana uko batakurira mu rugo. Wagiye ureka mukobwa. Agire ka tukabana neza. Mukobwa ikira. Ahubwo uzajya ubikora. Nzajya mbyukira igihe nshakiye. Ahubwo umva. Muri make uyu mugabo aransuzuguje. Twebwe ibyo nzajya mpabakira uko bimeze. Ari imbiriye da. Noneho reka nkutume kuri papa ugende umubwira guha isukari, tureko twateka igikoma tukanywa. Noneho rero ugende umubwira guhe irobo y'isukari, akumpere n'amavuta n'umunyu. Sibyo? Irobo y'isukari n'amavuta. Kangende. Aho ugenda ariko utebuka. Yego. Umukozi muri uru rugo atagushujujuguje nawe ntabwo yaba yaranzanye muri uru rugo. Nyine ndi kubyumva, ariko ndagira ngo twumvikane tubane neza. Bana nande nawe ndeba yego. Ese ubundi reka nkubaze, uririrwa umbwira ngo ndi kubyuka ninze, naraza byakorwaga nande? Ntabwo wabikoraga? Narabikoraga, ariko nkamenya ko ndi mu rugo ngenye. Uzi gukora ibintu mu rugo hari undi muntu? Bya nyuma bica amazuru mvuzaho ngashyira sasa. Undi muntu simari rero. Si ubwo wambabariye tukabana neza. Ndi kuburamo ikinura kandi wasanga dore wasanga abanyi bagafunga, ugasanga baje bitoreyemo ibintu bashaka. Ese wowe kudaheruka kunyishyura bite? Ariko se wa mwana ujumye ko nibagiye kumubwira ngo azane n'ibitugu, ariko se ubundi uriya musaza ari bubimu? Ariko mana nyagasani we, cyangwa mpaguruke nigire. Ndagiye se bwo aka kazi nkakore ryari? Kandi nazaraza bazibirya, ariko abagabo bikiriye ewe washakana nabyihorera n'ubundi nta mumaro. Ewe ariko mbe cyane mbabura ntacyo, ningira Imana akabimuha ndakoresha ibyo natanabimuha. Ndagiye twihanganira n'ubundi ndamenyereye. Uzabangukane kuwa kabiri. Siko numva wagira ngo uri muransaba imbabazi, ahubwo ngiye kuzabwira umugabo wanjye kwirukana. Ndabona wowe waranananiwe. Ushaka guhita ubigeza kuri urwo rwego? Kuko umugabo wanjye ntabwo yanzaniye koza ibyombo no gukoropa, uhari uturamye. Erega jya umenya ko ngiye nyiri umugeni mada, wowe urashaje. Ndabyumva, ariko ubwo ni ukumuhamagara tukaza kumubwira akadushakira umukozi, kuko nanjye iyi mirimo iri muri uru rugo ntabwo nayivamo. Uri murazo mbaza ko bimeze bite? Aha ndacha komera. Ntukazo menye. Kandi wacana narakwiyamye.
Sukuri kumbwira na. Ashuraza umbwira ngo none urakomeye. Harika mwibwirira ikindi cyangwa ubona uri umusore umva shaka twebwe twaryaga ibintu bikomeye kera ntabwo utagira cyabona uri umusore ngo ugira ngo we wanandenza n'amafi we. Kamubwira ikindi rero. ariko rebera n'imbaburirana ariko iyo waramutse nawe waramutse nabi ibintu byose birakwangira pe. Naho ndebera gucana imbabura mu gitondo yewe iyo uraye nabi urota nabi ukaramuka nabi ndebera nayigiye kwanga mwuka byara. Mama yarantumye isukari n'umunyu n'amavuta. Nta nyine zana amafaranga mbwira. Sindagwa amafaranga uri bwa bike. Nose muzamuza gutera ibintu hano umuntu ngo nuko ngo ari butike ngo mukaza kubitorera ubuntu. Munose ntabwo barahabwe. Nimomba. Mujya kurya ibyo nahinze mu murima uri kumva. Se tuguha amafaranga umva byasho. Mugende murye ibyo nahinze mu murima n'ibibananira. Sugura binyine. Ndakubwiye ngo igikoma ugende mu kinyweraho ntakenera kumesa akoresha amagonde. Tubakimira naso. Twebwe kera ko amasukari yabagaho ko twabinywaga se ntabwo byagenda. Ibyo mu gihe cyanyu nyine uturusha gukomera. Umukozi yego ariko ye mwasohoka mu yahe mafaranga mugabo azajya muhema se umukozi uraha wicaye ujye wicara baza n'umukozi nzajya nkora bike nshoboye ariko uransetsa umva ayo yakuzanamo umukozi yayanjyanamo ku Gisenyi ariko umukozi akomada uzi ko shirika isoni umukozi wicaye muri salo ariko uye nabi wa mugore we kuko tutambaye amasukari. Genda tukinywera hose. Genda ikinywera mubwira nibikenera kunuza agenda akoresha. Najya kumesa. Kandi nibeshe cyane imyenda kwekera se ko twakoreshaga amagonda. Ntabwo imyenda yaca. Genda umubwira ajya gushaka amagonda cyangwa gutuma. Ntarisa. Hanyumvira ibintu byose mutunda mwamubona yuko si umuntu atazaho. Bakaza kwirirwa munesha umutwe. Mwamwaneshije umutwe munesha umutwe. Je nabi naraje mu modoka. Nyine ndabyumva sinkubwiye ibyo wajemo. Imyitwarire ufite. Kuma witware neza nyine. Wambabare tugashyira hamwe koko. Nge nande? Nge nawe. Nako amudamu ushobora kuba witonde ko byagenda kose se ko mbana uba wibambaritse wigize mwiza umugabo wawe yagiye kunzana bigenze gute nanjye sinzi cyabiteye nagiye kubona mbona uraje nubwo ndamubona ngo tubone umwanya wo kuganira mubaze icyamuteye kukuzana nuko hari icyo nakurushaga uzi ko ngiye nabonye uzankagira ngo ni umukozi njyewe mukozi Chira birarura mada. Oya pe. Umukozi ngewe. Warandebye ubona ndi umukozi. Umukozi usa nanjye. Mama. Papa rabinyimye ngo nitakinywera ngo tubyibuke. Uvuze ngo iki? Mubyiye ngo mama arabyiye ngo isukari mera amavuta reka ngo rwiruhande. Ntabyo aguhaye. Ntabyo mbaye ngo tukinywera. Tukinyweraho kandi we yirirwa yisuka byeri. Igikoma ntiyakinywa icyayi ntiyakinywa. Wari mutungo wani n'umuka. Utumuke yabonye uri ivumbi. Erega hari abagore beza amaye. Wasanga se nawe nta naso. Nawe nta mugaragara n'imbabura yanjye imizima ahubwo. Turakinywera aho tukimirera. Sikenya nkubwira ngo wige gukora.
sicyo nyamubwira ngo wiga gukora ntabwo washaka umuntu ukorera niyo wavoma amazi akaguha amafaranga ntabwo iyo sukari robo wabasha kuyigura nturi umusore ko bigiye kugenda gumya wirebere nzaba ndeba ubu se gusoje amashuri ndabona ndi mu mandazi utongereje akazi ka leta uzagakura hehe ahese ko n'akazi kabuze ureba nawe bizarangira ugiye kwiba niba utaje ngo ufate isuka tunahinge worore uzi buriya papa yambyaye ubundi we yambyaye ateke ibyo yatekereza none kuko ukora ko byatekereza navutse ku cyuma yarabitekereje mwana wanjye uriya mwarabitekereje so ntukabone yarahindutse ngo ugire ngo ni kuriya byahoze kera yari umugabo adukunda twitaho ariko sinzi uko byagenze nanjye ariko buriya ndaza kumuganiriza numva wenda ntawamenya namfasha mwana wanjye turebe yuko twateka uriya n'amasafuriya nayo yewe noneho rero mwana wanjye reka ngende njye kwivuganira na so noneho imbabura dore irafashwe nawe uzi iyo safuriya vuba ugire gute uhita ushyiraho amazi genda bizi neza ko nza yizanye ndatebuka wenda we wasanga rusura mu kugana oya nta kibazo mwana wanjye bw'umugerageze ngerageze asanga wari bwayimure asanga afite uko babyumvika tekana iki n'iki urapapanya ibiki muzehe ariko se muzehe ubwoko bw'iyo nakunyikiriza suiza usazisha uyiboneye nta kibazo uyiboneye abasore urahasajisha ariko cyari si ibibazo kuko mwese muzehe wumva ari ikibazo none muzehe izina ryanjye ntabyo uzi umbabarire rwose papa Samuel umbabarire gusa njya kwitorera isukari ariko mu by'ukuri koko mwoherezeho umwana wanjye wirirwa umutuku umuhe abahisi n'abagenzi kubera iki ese urarwana ururwereza kuza gutora ibintu hano ngemba naranguye wa mugore ntukaze kunshingaho munsangara ariko se ibi bintu ntabwo twabifatanije ntabwo ari umutungo w'urugo n'ibihomba nyamara mwagiye mukajya ibyo uraseka ukisanzura ariko njye nazo ukancika none namwohereza ukamushinga kubera icyo ubundi mba nanga ko byahomba uri kumva rero guhinga mujye ibiryo mba nahinze mwa mwabimaze isukari urayihinga amafuta urayahinga kera ko tutayinywaga ntabwo twabaye sinusabye umuceri sinusabye n'ibirayi ibyo ndabyikorera nanjye nkabyihingira ariko amavuta n'umunyu n'isukari n'isabune ngomba kubikura hano ni mwagiye mukakoresha amagore ndetse kera ntabwo twakoreshaga amagore we kutayoga ndayikura nk'agakoma ko sinzi kayimo pe ubundi kiriya kigabo ubundi kiyubamo iki ubona papara kuriya rugo nzagenda ashakira usundemo hariya utaramesesha ntaruse si wowe umesera none se ko nkumeseshereza amagonde cyangwa nkumeseshereza isaba nuko akenda hari igihe kaba kamaze iminsi karimo agahuri akavuga ati wenda wagakuramo ariko igihe umwenda udasa nabi cyane wakoresha amagonde ariko muze wankoreye amavuta nkigendera n'isabune kuko isukari wenda ukayihorera utayinywa igikoma ntitukiguha ariko abasaza baragwira wa ubwo ngubwo rero muzamuza kugarura kamubwire iyi sabune igomba kubamaza amezi atandatu ariko ibi si biba igice cy'umwaka koko
iyi sabune amezi 6 akangaka kagomba kumara amezi 13 ariko numva 13 tuzatanga ku mwaka ushire nzindongera ko namuza no gutora tukaba mujye reka nitangana nigende nuzaba mujye mumeshesha amagonde kera twakinyweraga kandi turakomeye kurenza nabivugishe ndebe icyo bikumarira ntamwihorere akubwira ko nguye ibiki n'ibiki arambwiye umukibiriti nasororwa tombo n'isukari nta n'ibindi yagutumye oya ko yagutumye dukeya niko bagutumye dukeya ntiwirirwe unamubwira rwose ko ngo anyishyure ukumva ntiwirirwe unabimubwira rwose ngo umubwire ngo umubwire ngo ko yaguhaye agafuka gatoya yagutumye ngo n'ibiki ngo n'ibibiriti ibibiriti sinjye wabona gihiye pe ahubwo arasanga gimaze ubundi nyine ni ukukinywa n'abanyururu agafuka nkajya ngerageze mbere ariko kiranasa neza nkabona kindi yesamwe ese mama ariko se mwana utangiye kukinyweraho wiriwe usanze nabirangije none se ubu ngubu nari gutegereza ntabwo wari kuntegereza gusa ubu koko wambwiraga yuko utari bukinywera aho ngaho none sanze wakinywereye natekereje ngo nari ukuganira none ukinywereye aho ngaho ibyo urayizanye ndayizanye ariko mwana ko sanze wakinyweraho n'ubundi gumye ukinyweraho isukari tuzayinywesha yanaguhaye n'agafuka gatoya ntabwo wambara pamperisi ngo nyiguhe ndabona andi muto ndabona andi muto uri mutoya sha ntabwo wakwambara pamperisi umubwire ngo uri kumva umubwire ngo kubera iki wohereje agafuka gatoya umubwire ngo ntabwo ari bwirirwa nanyishyura rwose sha iyo aguha kiroro niko iyo aguha kiroro tutuwenda bikubwiye ariko nawe siwumvamo oya mwana ariko nawe no mubwire rero uri kumva mubwire ati ngo ubitware neza umubwire ngo yazanye agafuka gatoya ubutaha azazana ikinini ese igihe wabimbwira ntabwo gituma ngaho genda noneho umubwire ngo baraza kuza muvugana nimugoroba mubwire ngo ntiwirirwe unamwishyura bayihute ihute atagukubita nakundi nyine reka tukinyweraho ntacyo tugomba kubimenyera ahubwo ibi ndabona ntacyo nawe fata agakombe rega ndahasha nanjye mwana wanjye nzajya mu cyumweru kiranaryoshye rega ubundi wabusukari ubundi nazabujya ushaka wakurikiye umuco mwana wa n'ubundi se agasaza ahagiye kambona imboga mu menyo
ariko uriya musaza nuko umutwara buke nukwongeye akabintu usanga wari ukuri umugore ariko se ntabwo ari so wacyane ubundi byana byenda umukecuru we yumenye ikinyarwanda hakuzi ko mwataye umuco se buranyenge kagakwanga mwana wanjye ntukajya wishyiramo ibyo bintu ni bibi tujye umukunda nawe azagera hagukunda buriya wenda ni ibibazo ariko reba ntukora nanjye sinkora ibyo utamenya ni igiki kuko ngenda nkamubwira ikintu akambwira ngo ni n'umukunda oya ntukabifate gutyo buriya so ngira uko mutwara nzajya nigirayo